karamesheri meze neza wese meze gute urabesha Yesu we Mana yanjye singira ubote nkubonye n'ukuri kw'Imana ni neza umeze utese ubwo zijya kumbona yewe ubwo ugira ngo sindi mu kazi se yewe ubwo ndi mu kazi turaza kuvugana rega hari ibindi mbona yewe Karo nta kibazo ndaza kubikurikirana yewe wose urahaganaye useka nawe uje gukora umuntu aje gukora iki muri karitsiye zacu koko ewe nanjye ni hafi y'aho ngaho ego ni ahantu ntazi muri Kigali nawe ndagukumbuye ntabwo wanyishyura akazi wowe yewe yewe Karo yewe reka nkore akazi ubwo turasubira ngaho ukora akazi turi kumwe sawa ko se no gutereta niyo bagutereta wigize nk'akabazanga uwo se ngo ni Karori wa musheri wawe ngaha wata wa muntu narabona umva nkubwire ndumva hageze muri Kigali ubu ni ibibazo mwahura mwagira ujye ubanza usoza akazi sibyo ntugire ikibazo hano mbaga uburenganzira mwabakobwa mwe ariko muramenye ubwo ejo n'ejo bundi nzumva watwaye indango ya Karori ushaka kuba nka mama wawe oya ntabwo nakwigera kose ihangane basi ayo mateka y'iwanyu ntazakugereho sibyo uzubaka urugo rwiza nk'urwanjye sibyo n'inzu cyo kumureba rwose byose umubwira aza gusura namubona yewe Karori muzane Karori wawe rwose mbagurire fanta menye ngo uwo mukwe ni bwoko ki urakoze n'ukuri kw'Imana numva arindagiriye se muri Kigali we na ego mbona umuturage numva nibwo akigeramo ndaza kwimwigira mabushaka njye Imana ise guhuza ibintu kanye koza ibyombo ndagukunda n'ukuri urakoze nanjye yewe nese ko mbona uyobye mabura nuko ndagukunda buriya akinjegera y'umumotari arashaka iki kweli Hello? Yes, boss. Gako biti. Ya, message ndayibonye. Wabonye ko akazi kawe nagakoze neza? Akazi bagakoze neza cyane rwose. Ni binashakaga ni binashakaga. Sasa ndashaka ko duhura Sangahe? aya uje kuza aya masaha.
sawa ubwo gahunda ni motari wangezeho guhangana n'abamotari kweli. Ese Shani hari umuntu wigeze gucurangira akaririmbo? nta n'umwe pe nta mucuranzi turanahura usibye nibyo nabyo urabizi. Ntabwo ndi umucuranzi w'ufite ariko iyo habonetse impamvu ituma ncuranga ndabikora kandi ubu mfite impamvu. Urumva udafite amatsiko? Nkundiyo turi kumwe nkureba ukabinyemerera maze ukampa akanya. Nkundiyo byiza utyo ugaseka uko bikubera sinshobora kubihaga. Uziyo byiza utya maze ukamfata akaboko uko numva merewe rukundo rwanjye. Ndagukunda we, ndagukunda, ndagukunda, ndagukunda we, ndagukunda, ndagukunda. Urabizi karirimbo kumvise ute? kandi ari keza. Ndetse ni yawe ni yande? Indirimbo niyo nahimbye nkikubona. aho uranuburiye uranuburiye nukuri reka nkubwire. Sigaye niyumvamo ibindi byumviro ngiye kuba umuhanzi kubera wowe. Nzi ko nzayijyana. Yesu koko byakunda ko nawe umuhanzi ko nta kintu nabasha guhimba. Nzayijyana no muri studio ariko amashusho nkazayakora nkureba. urakaze uzi ko ugiye kuzangira umusazi. Njyewe se ndi buzima maze uri muzima maze niho byaba ari byiza twese turamutse duhuje iyo status y'ubusazi kwezi. Ngiye kuzaturagura amashashi kwera wowe. ntabwo bizagera aho ngaho cyangwa tuzagende tuyatoragurane. Akuranyumvira icyo naba ndimo cyose tugifatanyije nta kibazo. Canjye mbona nicyo binatwaye buri kuri pe nkanyanga ubanza wowe nawe mumufatanyije. ntabwo tumufatanije ariko nawe mubonye ura musoro konase. Ntago nyene nta nubwo nifuza kuzamubona. Mbega motari cyangwa no muzi waramufuhesha. Ntawe nabonye. Njye ntabwo njya mbona nawe motari. Ko sinzi uriya mutima muba hano ukora pe. Wowe wari ugiye kumurya. Ariko se ndakubwiye ko wacu twebwe abamotari tubemera. None suri nyina Kiza no ko na nyina nawe atamushyigikiye. Ibyo byanyu by'abamotari mu bijyane mujye kubibwira abantu. Umva nkubwira ugize imana ukamubona uko nawe nyene kuzabona vesti jya umvana motari ugenda umuganira na mwene wanyu nawe mumenyeranye. uba wafushye nimba ari uko ugiye gusazira iwawe nta mugabo urabona muri umuntu sazira iwacu se wawe nuza wowe usaziye kwande nibe nanjye nsaziye iwacu wowe usaziye njye byanjye wibyitaho. Nabyitaho se urabona utatangiye kuzana iminkanyari. Urabuze mu mfite iminkanyari? Iminkanyari gusa se sunutse kuko tukaze wowe ibyo tukana n'ibiki mfite iminkanyari. Iminkanyari ese karori wawe wabaye none umunsi abonye karori wanjye Sike kura nta motari nta karori bose ubwo niyo umunsi abonye karori wanjye ikibazo wahita uzambarira umunzani nasi nanamukwereka ko wahita umutwara. Ego twara karori wa besti wangirira ishyari ushaka karori wawe ngo mwiza w'iboga ufite amatuza wateruye akora iki kuba se racuzaga inkoko ngubu basanga rurijwe mu ntera nyine hari ibindi bintu. Kubacuruza inkoko baraho kugira ngo ushake motari nashaka ucuruza. Ko none wambaye ibikida. Ndakuyamye mukanja bate. Sagiye wambara ukikwiza. Jya umenyera Janice niwe mumenyera. Wamanuye nta nisute wamasuye. Ndiko nasute wambaye maze. Sinakubuje kujya umenyera.
none se ndambara zitaya ndizirika ndi mu rugo cyangwa uzi ngo ndagiye ko wangize kagenzi aha Shavesti mbabitse wicaye nta kintu wamfasha mufashe igeze iyo nyaguhembye umaho aho memba se cyane mama wawe mama za kwirirwa yicaye hano wowe n'amafaranga membwa ngaho tuzayagabane se kugira ngo njye ngufasha ngaho mani ibyawe rero ujye gufasha ntago nagabana gira uhanagure n'ira meza ndabona byagize gira vuba kandi ikintu nashaka kwibwirira nyine urabona amabuja ntawe uhari wundi amabuja mutoya nashaka gusaba gahushya ukajya he hari umuntu umwe wacu mu cyaro uri nashaka kujya guhura nawe ntago ntindayo wamuzanye hano zero na rugo ni rutoya ubundi se watetse natetse none se uragenda iriya meza isa kuriya nyine ndahita nyihanagura ubu wabyutse cyangwa ni karori waje ntabwo ari karori reba kuntu inzu isanga urashaka kugenda ndahita mbikora vuba nyine ngenda ariko ntabwo nkukontorora kabisa uteke cyangwa ubireke kuko njye n'ubundi simari ngiye kwigendera ugiye kujya he mva imbere aho njya harakureba sinakubwiye ngo ujye umenyera Janisi njye ntabwo ujye umenyera okay ngaho genda rero urabyemeye genda wa mukobwa we mva imbere barimo no kuguhamagara ego ko wagiye ko ntibakaruzi ayiwe Ana mwiriwe neza mu ntara kazamara iminsi ingahe kwezi Allô? Allô, Dr. Winnie, bonjour. Bonjour beaucoup. Amakuru meze neza? Sha, mva ntago meze neza. Hari akabazo nagize ariko ndaza kumera neza. Akantu gatoya kampungabanyije urebye. Ibyo bibaho ariko njye mfite amakuru meza nyine urabizi kuri inshuti yanjye. Yego. Uyu munsi rero papa Janisi araza umugabo wanjye. Wow, nibyo se? Ari buze ngize ntago rwose namwakira tutari kumwe inshuti yanjye wigore nubwo utameze neza uze kuza nyine tufatanye nabyishimiye. Yego, sha nyine urabyumva narindi mu kazi. Ariko ndagerageza ntago nareka kuza gufatanya nawe ibyishimo. Ndagerageza nyuma y'akazi ndi buze kuza. Urakoze cyane Winnie, no kuri wigora uze ndanagukumbuye. Oya ntago ari ukwigora. Sawa urakoze no kuri ibindi turabiganira mwoje. Sawa nta kibazo. Gusa biranejeje nubwo Uyihangane nta kundi. Yego. Umere muri icyo kibazo ufite nuko ntakiza ariko uri bunganirize uhagize. Nta kibazo pe. Sawa Imana ikurinde. Sawa. uzi ko nyibaza ku ndirimbo wandirimbiye nibyo wayikunze ndashaka kwinsubiramo basi nkafata ariko sure nkundiyo turi kumwe nkureba ukabinyemerera maze ukampa akanya nkundiyo byiza utyo ugaseka uko bikubera sinshobora kubiha uziyo ugize utya maze ukamfata akaboko uko numva merewe rukundo rwanjye ndagukunda we ndagukunda ndagukunda
ndagukunda we ndagukunda ndagukunda amuzi kuririmba njye gusa thank you so much thank you imbera byombi umeze neza meze neza urimo kwikora zana amasoko rero sinari nsoje kuhinda umeze kuri kumpakeya ni amahoro iyi imeze neza mba nkumbuye gukora mu misatsi yawe wese ko wanze gutunga natirere mba byarananiye njye byaranyinaniye use najya mbasha gusokoza mama sinaguze seshe se ngo mwese mujye mwiyitaho mu rugo ntimwabyanze ntinya kubabara mu mutwe bariya n'uyu maze ngiye kujya kubogosha wibeshya uretse sa nk'ugira gutya ngomba kwiyitaho we ujya umenya ko sheri wanjye yenda kuza umugabo wanjye ngiye kujya mu kwa buki ndabikunze ko gakunze nzakakwigisha okay isaha naho igeze ngomba gutaha uzi ko papa arava hanze uyu munsi nibyo papa araza rero turi kumwe igihe kiba cyahagaze ntabwo gihagarara cyowe siganuza rero umperekeza ni ukuri nta kibazo katugende nanjye karakazi nzakareka nukareka se bizagenda bite murabona ibintu mukenera muri abakobwa nabishobora gusa ndumva bintunguye nanjye byantunguye byanambabaje none se ubu witeguye ibintu byose nyine ngiye kwitegura urumva wampaye uyu munsi gusa ejo nyine imodoka izaza kudufata muzamara yose igihe kinaniye by'umweru bine turumva tuzamarayo ukwezi yego mwana yanjye ntakubona mbese papa wanjye ugiye kuza nabi nabinginze barambwira ngo karihutirwa cyane aje kubikubwira ubwo ukeneye arijado poshe ariko yo baranayituha urumva nyine batwitaho ibintu byose ariko ubona bitari feya nyine ngo ihangane niko akazi kamera nyine ariko umva ngiye kuzagushakira akazi ngiye kugushakira igishoro uzikorere niyo wajya muri shike ugashaka akabanza ugacuruza nk'udutopu tw'abakobwa sibyo ariko buriya nanjye rigamba mfite utwo nagiye nzigama icyo gitekerezo nanjye mba nyifite ntiwumva se ntiwumva urumva gukorera abandi biravuna ikindi nkawe umwana w'umukobwa biba bigoye biragoye kuko ntabwo mba nizeye umutekano wawe rwose ahantu uba ugiye harya ngo muri izo ONG mureba iby'abana n'ibiki byose bureraga ntabwo akazi kawe nagasobanukiwe neza nyine ibyo mukora nyine ni abari nko gukansaringa abantu urabona n'ubundi twinjiye mu bihe byo kwibuka tuba tugomba kugenda tukaganiriza abantu nabo bakatuganiriza nyine bakaduha amateka nyine tukaba hafi y'abantu kuko urabizi ibi bihe biri tugiye kwinjiramo ntabwo biba byoroshye ibintu byose byerekeza ku buzima bw'abantu urabizi uburyo mba mbyitayeho cyane kabisa urabona ko muragenda mukabaganiriza mwebwe mukita ku buzima bwo mu mutwe reka bwite gutyo uzi ko ntari nzi ko n'ibintu bize byerekeza aho ngaho ntabwo byerekeza ntaho nareba abana guhora tukiganirira tukazika gusa ariko sinari nzi yuko urya uri n'umuntu
ko umuntu atabigukekera hari ubundi hari amasomo umuntu aba atatekera narize nk'utuntu tworoshye wicarana n'abantu ukabakansaringa ukabatega amatwi nuko ngana nibyo ntabwo nabyize nuko ngana nkabigisha nkabagira inama nabasha nyine ko nyuma y'ibibazo umuntu aba yaraciyemo ubuzima nanjye ko n'umuntu ufite ibitari bikeya nuko uzaguha akanya ko kunganiriza nawe zakuganiriza kabisa ubwo se iyo terapi yo kuri telefone yaba imeze neza oya surumva twaganira kuri kuko nkurikije uko mbikeneye ubwo ugiye nuko mbimenyera uko ugiye icyo kibazo ariko nta kibazo icy'ingenzi ni uko mbimenye ubwo nugaruka ni njyewe uzakurikizaho mbere y'abandi ubwo ariko ubwo ntibizansaba igiciro gihambaye cyane oya nta giciro ntacyo cyangwa njyewe uzampa faveri twayasha aba ari aya leta ntabwo wishyuza umuntu ngo kuba wamuganirije oya ni process nyine bicamo twebwe ibyo ntabwo aba ari ibyacu twe duhangana na kampani hakubwa ako kazi uba wumva ugakunze cyane cyangwa ni uko bikora kubera yuko oya banumva gakunze kuko urumva nubwo nyine tuba tukiri batoya buriya rega n'umuntu muto yaba yaranyuze mu bintu byinshi ariko nyine nk'ibintu wiga ikintu ugikunze kandi ntabwo wakiga ikintu udakunda nari maze kumenyera ko hari umuntu ubuntekereza uzi ko ndi kwa muganga akahanyura nk'uko nguko akansuhuza humura ntabwo bizarangira ntabwo bizarekera hano nzajya nkwamagara nkuvugishe ukwezi kose ko numva kuzangana nk'umwaka ntawamenya hari igihe banagabanya cyangwa se umuntu akajya yinyabya nka weekend akaza usibye nyine ko hari ari kure cya weekend nigira ugomba kuza uzampamagare njye mba niteguye kuri buze ndeka ibindi bintu byose nzabyitegura uzi ko burya cya gihe twaganiraga twasohotse neza no kugira ngo dutandukane byagoranye oya se kandi abanyarwanda baciye umugani ngo akayago k'abeza kivanamo imfura ibyo bisobanuye iki twatandukanaga kubera ko turi imfura ariko twakomeza kugumana ntabwo nari nzi ko utekereza nyine ufata ibintu bigeze aho ngaho ngiye kunyicisha irungu pe oya ntabwo nzakwicisha irungu nzajya nkwamagara uvugishe biriya uzi ko i Rusizi haba ikivu uzajya koga ntabwo uzi kogera ahantu hanini wogera mu ibase ariko ibase niba yogeramo da ubwo rero yuhagira njyewe nogera mu ibase nzi kogera mu ibase ahantu hanini ntabwo nzi kogera nta kibazo vrema ntuzajya umvugisha bizajya bituma mbona ko turi kumwe nta kibazo reka ngende njye kwitegura kugira ngo nyine naza gukereza abandi reba uburyo aribwo twari tukimara igihe gito duhuye none ugahita ugenda ariko ukwezi ntabwo ari kwinshi ni iminsi mikeya reka ngo utegereze ntacyo wemeye ko uzajya umvugisha hereza umwana ku kigo umwana asubwo yawe sori yawe wamugana ko nta amafi makeya gusa birya akoze ko buri gihe mvuye hano ngiye
nta n'iminsi ibishira natangira kubakumva. Pasi warumve nanjye ndabona. Genda wowe utanampamagara cyangwa unanyandikira kuri WhatsApp. Nagufata telefone. Bareka mu minsi two yose yuzuyemo. Oya ntabwo ari ngombwa. None se bituze watuzanira iki? Okay. Wowe n'ibanga ryawe warabizi amashokora ariko hari n'akandi gashenete nakuzaniye. Keza kaje kariho inyuguti nyine ibanziriza izina ryawe. Sibyo? Ndabandera. Aguse ngo nyamukobwa we ngo yahise ajya mu kazi mu byagenze bite? Babatunguje akazi ko mu ntara za Rusizi. Ubwo rero urumva nta kundi yari kubigenza ariko baramarayo imisomero. Mbabwire rero burya abantu tugenda mu ndege twaraguwe. Uyu munsi nza hari umukobwa ukora mu ndege. Yanyitegerezaga akantu kose tukuzana iki nagiye gusohoka mu ndege ndi nkana burya. Umukobwa se bita ntabwo uri kubyumva. None se umva nk'inkura abantu. Ni umuntu wo mu ndege nta kindi kintu tupfana ntaki. Umuntu wo mu ndege asahora mu ndege ntabwo ava mu ndege. None se ko nanjye gushakira ikiraka cyo kujya gukora mu ndege ubwo noza. None se nawe uzamufuhira. Oya. Amuganiriye nabi rwose. Ndetse nyine ajya mu ndebe ukuntu reka umwana wanjye ndakubita. Ntabwo ari bambwiye mukeneye andi mantuza amabazi. Usana amabazi atatu. Ariko bya nibyo byo kuyatangamo kado ntabwo bishaka simbishaka. Afashari gutanga bihesha umugisha. Bihesha umugisha ariko ntabwo utanga kado nawe kado baguhaye gute se? Atatu yose nzayawe. Nirisha nizere ko ari risha atari iki? Mwerisha sinana yikoza urabizi. Wowe humura cyo nzi cyo nuko bazajya bakubaza ngo umugabo we ni ministre wa hehe. Yes. Sanika kumbuye. Ndabaza. Aho yagenda hoshe. Akira. Akusanya indi telefone nshyashya. Reka kuniga. Ni telefone gifite ikintu cyitwa ifoto. Kandi byawajya kuneza udufoto ifoto. Bana ari gukupera kuri kwibara. Ngakoza uzajya bagura kwa ikuye. Papa wawe. Wow. Bajya kare sponsor agira mu buzima se. Ibiryo niwe bitetse. Oya. Kuri maze. Nibyo. Mubaze. Sho. Barambabaje. Kama amazi. Mbasi ndasiga ibintu ambwiye. Ngo bino biryo ngo nawe wabitetse. No. Nibyo. Reze uyari kwa ngo niwe wabitetse none nawe urwa ngo niwe uruse final maringa. Ese basi ngewe kuki wakitira imirimo? Oya gerayo. Kandi uzantwara umugabo. Janise rwose. None se ubundi urinda kwiyabuza amazi. Oya ndumva nshaka amazi. Nanuza nta vena azanye ruje. Kave ruje ntabwo nakaze. Nsana nawe mwaho. Sendacyari n'ubyo. Kubera iki? Bakuye ko bitetse. Sukari nyinshi. Uretse ngugire neza ariko. Cyo make yareka. Nibwo mba nkubonye. Ariko shaka. Uragabura. None twamufashe neza. Biteye ubwoba kabisa. Ariko ndaza kubireba neza. Vestina nawe yaragakoze n'ukurabo. Kuranyibukije. Ko nta mubonye biti. Ari mu gikari nyine aba agutinya. Vestine. Vestine. Wena.
kuri tesiteri z'inkoko ikomoka nabitabye bose bite ni byiza igihe hino ariko tubwire muryoherwe egera hino ahora nava egera hino none se bite ni byiza nanjye nicara